nibaza impamvu Blaise arimo komeza kumbuza ngo nzakomeze kumukunda. N'ubu ndacyabitekereza bikancanga, ariko igisobanuro cyabyo nuko ngomba gukomeza gukunda abantu nkuko yabakundaga, cyangwa se ngakunda abavandimwe nkuko yabakundaga, cyangwa se nkarushaho, kubera ko siza binsabye ngo uzakomeze kunkunda. Njyewe rero sinari mbizi ko Blaise arimo aransezera, numvaga ari ibintu bisanzwe, umwana wisanzuye ku muvandimwe, wisanzuye kuri se wabo, kumbe yarimo ansezera, njyewe sinabimenye. Ndashima Imana rero ko nayo mahirwe nayabonye. Kwirembo bari kwirembo narageze kwirembo kwirembo kwirembo. Haleluya. Ai nukwaraje narageze kwirembo tiyazabura zaburi ndambara ntabwo mahoro geretse satsengo uruponera tiyazabura zaburi ndambara ntabwo mahoro geretse. Haleluya. Ndashima Imana ko iby'imiryango idashobora kuduha, igihugu se cyangwa se ubutunzi, Imana yabiduhaye. Ndashima Imana ko Blaise ubu ari mu bugingo bw'iteka. Amen. Sinzi ibintu ushobora kuvuga kuri Blaise ubu buryo nshobora kubitondekanya, ariko ndashima Imana ko Blaise yavukanye natwe, cyangwa se yavutse mu muryango wacu. Ko Blaise, kuva Blaise avutse kugeza umunsi yarangije, Blaise yari umwana wanjye, ariko akaba inshuti yanjye. Ajya no gushaka, Blaise yagiraga ambaza ngo nzambara iki modo, kubera ko twabanye ambera inshuti. Ndashima Imana rero ko Blaise yavutse mu muryango wacu, kandi akatubera umwana mwiza. Blaise yarangwaga n'urukundo rwinshi, ariko kubera ko twabanye ari mutoya ntabwo twagiye tubibona, twabibonye mu minsi ye ya nyuma. Njyewe birantangaza, Blaise yavaga hano akampamagara akansanga mu mujyi, kandi nta kintu gikomeye aje gukora, yajya gutaha akambwira ngo mudo ndagukunda. Mfite n'abandi bana mbere ba se wabo bo muri famiye, ariko nta muntu wagiye umbwira iryo jambo inshuro nyinshi nka Blaise ngo mudo ndagukunda. Itariki 12 z'ukwezi kwa kane n'itariki 13 Blaise yari ari mu rugo, turaganira, arambwira ati rero mudogo naje kukureba, ariko hari ibintu nshaka kugusaba. Mu kwezi kwa 8 ntabwo nzaba nkiri mu Rwanda, nzaba naragiye, ariko ndashaka kugusaba ikintu. Hari ikintu wansaba ngifite ntakikwime? Ati nta kidasanzwe ngiye kugusaba, ndashaka kukubaza ningenda uzakomeza kunkunda. Ndamubwira nti sinshobora kureka kugukunda, ni inshingano yanjye, ariko kandi ndanagukunda kubera kuko nyine nawe unkunda, ndabizi. Batoya binyemerere kuzakomeza kunkunda. Nibaza impamvu Blaise arimo komeza kumbuza ngo nzakomeze kumukunda. N'ubu ndacyabitekereza bikancanga, ariko igisobanuro cyabyo nuko ngomba gukomeza gukunda abantu nkuko yabakundaga, cyangwa se ngakunda abavandimwe nkuko yabakundaga, cyangwa se nkarushaho, kubera ko siza binsabye ngo uzakomeze kunkunda. Njyewe rero sinari mbizi ko Blaise arimo aransezera, numvaga ari ibintu bisanzwe, umwana wisanzuye ku muvandimwe, wisanzuye kuri se wabo, kumbe yarimo ansezera, njyewe sinabimenye. Ndashima Imana rero ko nayo mahirwe nayabonye, yuko Blaise ambwira ngo uzakomeza unkunde mudo.
kandi kuko naramukundaga cyane ko Blaise nta kintu atambazaga. Hari n'igihe yambwiraga ngo ngiye kuvugana na papa, mubwire bino bintu, nubwo nigende mubwire uko umutima wawe utekereza, kubera ukuntu yanyisanzuragaho, kubera ukuntu yankundaga cyane. Umunsi yitaba Imana papa we yarampamagaye, ariko ibintu rwose amambwira byagenze bite, urimo uravuga Blaise, numva biraremereye mu mutima. Mpamagara mukuru wanjye ntabwo ahari ku mpamvu z'akazi, kugira ngo azurarambwiye ngo Blaise yarangije, ariko sindimo ndabyumva. Nurira moto kugira ngo njye Masaka. Niyo mpamvu nasomye ririya jambo, hari umurongo atasomye uvuga ngo ubugingo bwacu Yesu, ubugingo bwacu buhishe muri Yesu no mu Mana. Ndi kuri moto nongere mpamagarira Rugazura, umva birandenze, noneho numva mvugiye mu bitugu ansomera iryo jambo, ambwira ngo ubugingo bwanyu buhishe muri Kristo no mu Mana. Hejuru hari ahantu havuga ngo mwapfanye na Kristo. Tuvuga n'ubundi bya bintu byarabaye, reka mbyakire. So ndashima Imana ko Blaise ari mu bugingo bw'iteka bukomoka kuri Kristo. Tumaze kugera hano, natekereje ibintu Blaise yagiye ambwira, umva bibaye byinshi mu mutwe wanjye, ariko komeza gutekereza uburyo Blaise yankundaga, kugera naho abantu dukorana bamuzi n'abatabashaka kubita amazina yabo n'abakabita ngo Mudogo. Mfite inshuti zanjye nyinshi Blaise yita ngo Mudogo, kubera ko Blaise kuva namumenya sinumva mu izina ryanjye, no Mudogo. Noneho n'inshuti zanjye kubera urukundo yankundaga cyangwa se urukundo agira hazihindura Mudogo. Namujyana mu mafamiye y'abashuti banjye, tukavayo abadamu babaye ba Mudogo, kubera urukundo yagiraga. Nabirebye muri iriya foto, buriya ni amahoro yuzuye muri we. Nayo aho ndavuga se, inde muntu wacu ugira amahoro angana n'aya Blaise? Nibukaga ko sekuru yayagiraga, ariko Blaise kubera ko yagiye kare ntitubibonye, we yari afite amahoro arutayo sekuru yagiraga. Blaise ubuzima bwe bwose nari ntaratungana nawe, nari ntarabwirana nawe nabi, kandi tubana umunsi ku wundi. No mu bukwe bwiwe, iyo habaga hari ikintu cyagoranye, yaratumaga bashika ibintu, mugende mubwire Mudogo aze hano. Uvuga ngo ikintu cyose cyaremereraga Blaise yarakibwiraga, ariko muri iyo nzira yose nari ntarabona Blaise arakaye cyangwa se yatonganye n'umuntu. Biragoye kuvuga Blaise, ariko ndashima Imana ko ubwo bugingo bw'iteka Blaise yabubonye kandi aburimo. Turakomeye Rugazo, nibwo tugiye kukuba hafi, nibwo tugiye kugukunda kurushaho. Aba bana mwese basezeranyije ko nzabakunda kugeza mvuye mu mwuka wawe, mbese nanjye ntaje nzabakunda, ntimuzatinya kugira icyo mubwira. Rugazura tuzagukunda, kandi cyane mama Nadine nubwo ugiye kubona ko turi abavandimwe bawe, kubera ko Blaise yaransabye ngo nzakomeze kumukunda. Nzamukundira umuryango, nzamukundira abavandimwe, nzamukundira inshuti ziwe, dukomeze kwihangana. Ariko kandi ndanabashimira ku giti cyanjye uburyo mwadutabaye, uburyo mwatubaye hafi icyumweru kirenga, tubabona buri munsi munadufasha, mutanga ubutunzi bwanyu. Imana yo mu ijuru idakiranirwa ibahe imigisha. Murakoze. Bwana asifiwe. Reka mvuge mu mwanya mutoya, ariko mbere ya byose nshimye Imana ko Imana yatuyoboye tukava hariya Nairobi, twahavuye turi benshi, duhuruka amahoro. Imana yo mu ijuru ishimwe. Tukimara kumva ino nkuru
jewe nayumvise ntari mu rugo. Umuntu yampamagaye ambaza ngo ise message abonye ku rubuga yo kubika Blaise niyo. Ndamubwira ngo ntayo nje nabonye, reka nze mbazi. Pamagara papa wiwe tiyafata phone, numva karayivugiraho. Pamagara mama we tiyayifata. Pamagara Kevin tiyayifata. Ndangije mpita mfata ya message nshira ku rubuga rwa muzehe ngo ndebe wenda ko hari umuntu ushobora kuba yamenye amakuru. Mu kanya gatoya mpita mpamagara uyu nyine Grand Frère Mahigwe uvuye hano. Mahigwe arambwira ngo Munyemara amuhamagaye amubwira ko Blaise yarangije. Rero yarambwiye ngo agiye ku bitaro, ngo reka ngo ningera ku bitaro ngo ndaza kukubwira. Ariko nkimara kumva gusa iyo nkuru nahise numva kumurabyo, ndavuga umutima urambwira ngo iyo nkuru niyo. Mu kanya gato Mahigwe arambwira ngo yarangije Blaise. Bakimara kumbwira ngo Blaise yarangije, narabitekereje, naho mama we akunda Blaise cyane. Nahise ntekereza ngo mama we aragira ikibazo gikomeye. Maze kubitekereza ndaza ngera mu rugo, nsanga abantu bari mu rugo, nyine mbona ko Blaise yarangije. Jewe mu bisanzwe nza ntinda nko kwakira ibintu. Kugeza ubwo twaje tugera hano, je nkiya hanumva ko ibintu ari nk'ibisanzwe. Ndaza ngeze hano, ikintu campumurije cyane. Nashitse hano mwijoro nko mu masaa 6, sanga mama Nadine aricaye atararyama. Ahita ambwira amakuru yose, ngo ambwira amakuru mbona kurya nari niteze uko natekerezaga mama Nadine, mbona yakomeye. Kandi ambwiye nanje mpita nkomera. Ambwira ukuntu Blaise yari yemeye. Mwacu bakunda kumwe inzoga cyane, noneho nanje narayimwoye, ariko jewe nza data yarayimwoye cyane aza gukizwa, nanje n'abandi bakuru bacu barayimwa, noneho nanje ndayimwa ndakizwa. Kijijwe, noneho Blaise bashitse bambwiye ukuntu Blaise yahindutse, na Blaise na warayimwa yabaye mu wanje. Blaise noneho ngo bambwira ukuntu yaza hutagizwa, baza bambwira bakambwira ngo Blaise warusigaye abyutsa abantu ngo basenge mu ijoro, Blaise agasenga. Pita numva ko Blaise ni Imana yashatse kujana Blaise. Pita numva ndakomeye. Ariko mu byukuri ico kintu mureke twese tumenye neza kuko Blaise kiriya niyo minsi Imana yamugeneye. Mama Nadine akomeye, ngoshike nsange na Munyemara barakomeye n'abana, ariko jewe kimara kumva inkuru umutima warambwiye ngo komere. Umutima warambwiye ngo komere, naje numva ndakomeye, ndetse ngongere mu rugo ba sister baze ba mukecuru, je mpita numva tuko tugomba gukomera, ndetse mzandikira Grand Frère ndamwira ngo dukomere. Ibi byabaye nyine ni ibintu biba ku bantu bose, kandi Blaise yagiye mu ijuru tuzamusanga. Blaise nari nanditse ibintu byinshi, reka mvuge mu ncamake. Blaise yari umuntu w'ibyishimo byinshi, yari umuntu w'ibyishimo byinshi ku buryo yicaraga ari guseka gusa, yaza kubona yakurangiza agaseka, akaba umuntu w'amahoro menshi kuko Grand Frère yabivuze. Data ni umunyamahoro cyane, noneho tukabona Blaise bazavuga ngo ndasa na muzehe kwisura, ariko Blaise nawe bagasa cyane ku mahoro ku mutima.
ariko Blaise yagiraga ibyishimo, akagira amahoro, akagira ikintu cy'urukundo cyuzuye umutima wiwe, ku buryo umuntu wese yahuraga nawe ugahita ukibona, kubera ukuntu yakunda abantu. Blaise kubera ukuntu rero yari amaze no gukizwa, icyo nico cyadushimishije cyane. Kindi nshimira Imana, ndashimira Imana ku itorero mwaraduhumurije cyane. Bibiliya izivuga muri Bibiliya Abaheburayo 11 no 11 gutangiriraho, izivuga turisome Bibiliya ijambo ry'Imana, pana Bibiliya yera. Izivuga mu Baheburayo 11 no kuri 1 haravuga ngo kwizera Imana n'ukwemera ko umaze guhabwa ibyo wiringiye kuzabona, ngo kandi n'ukumenya udashidikanya ko ibyo utareba biriho. Mbese kwizera Imana n'ukwemera ko umaze guhabwa, ni ukuvuga ngo iyo wizeye, ni ukuvuga ngo uba wemeye ko umaze guhabwa ibyo wiringiye kuzabona. Ni ukuvuga ngo Blaise uriya munsi yizeye akakira Mwuka Wera, deja ibyiringiro byacu ko twiringira kuzahabwa guhabwa ubugingo bw'iteka, wa munsi yizeye yahise ahabwa ubugingo bw'iteka. Rero Blaise tumwifurije iruhuko ridashira. Murakoze. Arakoze Imana. Reka dusabe abaririmbyi bose ba Glory babashe kugera hano, baze tubashe kuvuga mwene data twafatanaga umurimo w'Imana. Barimo baza, turashimira Imana kubw'umuteguro wayo. Ibi ntago ari umuntu ushobora kubitegura. Ibi bihe nta muntu n'umwe ubigiramo uruhare, Imana yonyine nizi bigena. Blaise yaje muri Betami, abariho yakirira agakiza. Turamuvuga kubera ko turabahamya bagiye bamubona agenda aca mu nzira zose zisabwa nk'iz'Umwami Yesu Kristo yategetse kandi nawe yaciyemo. Aho amaze kwakira agakiza, hano hari umushumba Pastor Mezake, niwe wabigishije ibijanye n'umubatizo. Noneho yabatirijwe hariya kuri Hilltop n'abantu benshi. Mushiki we witwa Bezabe niwe ari mu bari baje kumuherekeza uwo munsi, natwe twari tuhari, ndetse n'umuyobozi mukuru wa Glory Perezida Mungura nawe yari ahari. Hanyuma ahakorera n'ubukwe twabaye, mugenzi wanje narabivuze ubushize Dieudonné uri muri Amerika, hari igikorwa tugira cy'itorero, babasha kugikoresha kugira ngo babashe gusezerana. Umushumba wamusezeranije arahari rwose, aramusezeranya yubahirije ibisabwa byose. Hanyuma uyu mwaka wa 2025 nibwo yaje gufatanya natwe umurimo wo kuramya no guhimbaza Imana. Azana imbaraga zidasanzwe, aritabira amapractice, yitabira amasorti cyangwa se amavuga butumwa twagiye dukora. Noneho abantu benshi mujya mubana mu rusengero agaterana, ariko niba ari urubyiruko akababarizwa mu rubyiruko, ariko noneho iyo afite ikintu kimurimo hiyongeraho irindi, aja muri indi tsinda. Buriya umumama nta handi yoja ni mu bamama, ariko iyo agiye mu badiyakoni haba hiyongera ikindi kintu. We arenga kuba ari mu rubyiruko cyangwa se ari umugabo, aza mu baririmbyi, azanamo imbaraga zidasanzwe, akitabira. Twaje kuramya no guhimbaza, twabaga turi kumwe. Noneho njewe ndamuvuga bwa nyuma mu kwezi ngira ngo ni kwa kabiri, tujana mu ivuga butumwa. Twabyutse kare kubera ko twarimo twari dufite urugendo rurerure kuva i Kigali tuja i Huye. Noneho musanga yicaye ku capa,
ndanezerwa ndavuga Blaise wageze hano kare, arambwira ati sinza nica gahunda, ati njyewe gahunda ni gahunda, amasaha mwavuze nayubahirije. Turamufata, twari kumwe mu mama, twari kumwe na Josiane, twari kumwe na Peter, nibo bantu twagiye mu modoka imwe. Turagenda tuganira, aratubwira, tugeze mu nzira noneho tugenda tuganira amagambo y'Imana y'abantu bagiye mu ivugabutumwa, n'ubundi muba muri mudu y'ubutumwa bwiza. Ndamubaza noneho Josiane sinzi ikintu yamubajije, ahita atubwira ngo narahindutse, atu ndashaka kwinjira mu bintu by'Imana, ndashaka kubyirunduriramo. Ndahindukira, nari nicaye imbere yicaye inyuma, ndamubaza Ble warahindutse? Arambwira ngo narahindutse. Haleluya. Nari mubajije kubera ko Bibiliya ivuga ngo umuntu natabyaga ubwa kabiri ntazabona ubwami bw'Imana. Hari ubuzima abantu bagiye babamo, tukaba mu buzima sinzi iyo bwari bwaravuye, ngo ese ngo niki runaka yavuze cyanyuma. Twaravuze iyo yatuje akanwa ke. Mu Baroma haravuga igice cya 10 umurongo wa 9 kugeza kwa 10 ngo umuntu ni yatuza akanwa ke, ngo akizeza umutima we ngo kw'Imana yazuye Kristo, ngo azakizwa, ngo azaba bayicyare mu igisha, ngo ijakera byose. Nta yindi vugo bavyeyi biriya nyine ntituzi iyo mwari mwarabikuye, kimwe n'iki ngiki gusa, ni ukuvuga ko wahaye Yesu Kristo ubuzima bwawe. Kandi Yesu yarabatijwe, aremera, yinjira mu mazi, adutegeka natwe kwinjira tugafana nawe, tukazukana nawe. Blaise ibyo yarabikoze. Blaise yasezeranye ku mugaragaro, tiyagiye bya bindi bazabavuga ngo yasezeranye bitemewe n'itorero, yasezeranye byemewe n'amategeko, asezerana byemewe n'amategeko, abatizwa n'abashumba, abadiyakoni turabihamya, n'umuryango wa Ruhari. Imbaraga yari yashoye mu murimo w'Imana. Mu kanya ntaganiriye n'umuyobozi, arambwira ngo ibi byari ibihe bya nyuma bya Blaise, ati kuko yabizananyemo umuvuduko udasanzwe. Bavandimwe, duhagaze nk'itsinda ry'abaririmbyi tubabwira ko uyu mwene data wadukuwemo ari urugingo rumwe muri twebwe, utakiriho muri buno buzima, ariko mu kwizera turizera ko tuzamubona tukaramya nawe iteka ubuziraherezo. Muri make n'ubuhamya twari dufite bwa mugenzi wacu Blaise, yabaye umuririmbyi wa Glory, baramwakiriye ku mugaragaro, yakoze ibikorwa bitandukanye ndetse n'ama contribution amwe namwe. N'uwo munsi yitanze amafaranga menshi, arangije agenda tugaburira inzira yose kugenda no kugaruka. Narabimushimiye. Nageze igenda baratubwira iwe na mugenzi we ngo mwebwe muze mufata, tukinjira ahantu tugafata ico dufashe, Blaise bakishurana mugenzi we. Ndavuga ngo umbere ikimenyetso cyuko wahindutse. Tiwojana n'umupagani mwivuga butumwa yo kugurira mutahuje se, akakugurira gutari ari mu kabare cyangwa se ari iyo ngiyi kuzimu mu bikorwa bya Satani. Ariko Blaise turabihamya neza kuko ari mu bwami bw'Imana. Imana bakomeze kandi Imana ibagirire neza. Murakoze. Ariko hari nabandi nabo bafite ibindi bamuziho bashobora kumuvuga. Isashimwe. Ntago ndi butinde. Dushima Imana rero kuri uyu munsi wa Blaise, yatuje kuvuga natwe nk'abantu babanaga na Blaise muri Glory ku giti cyanje, ariko n'abahungu benshi ndasa n'uvuga mu izina ryabo, ariko ndavuga cyane ku giti cyanje, ariko wenda nabo bazagira igihe bavuga. Ndashima Imana rero kuri uyu munsi yaremye kugira ngo tuvuge kuri uyu munsi wa Blaise. Blaise njyewe ntabwo twari inshuti cyane, twabaye inshuti umunsi umwe ari ku cyumweru mu rusengero, niho twabereye inshuti. Pasiteri arigiye azabwiriza akavuga ngo umuntu ntahaguruke ngo ababere mugenzi wiwe. Noneho turahoberana na Blaise, ahita ambwira ngo I love you, ndamusubiza ngo I love you too, ariko twari twicaranye. Noneho birangirira aho ngaho turi mu materaniro, yarasigaye akunda Bibiliya cyane, kucana Bibiliya, arambura ijambo muri Bibiliya, ansomera ijambo muri Bibiliya rivuga ngo, ndabyibuka rwose mu Efeso ibice 6 umurongo wa 10, avuga ngo ibisigaye bene data umukomere mu mwami wacu no mu mbaraga ze z'ubushobozi bwe bwinshi. Arampa nyine ndahasoma,
ariko hashize n'iminsi nuko ndangije duhita tuba inshuti gutyo, ariko nje hari ukuntu ndi umuntu ukunda kugendagenda rimwe ntitubonane gutyo ngo tunavugane, akananyandikira kuri WhatsApp bitega umeze neza, nkavuga ati meze neza, nuko bikarangira aho ngaho. Cyumweru gishize ngira ngo yitabye Imana kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu cyumweru gishize nari Gisenyi, noneho arampamagara, ariko mu minsi yashize twari twavuganye abasore twese, nubwo Blaise yarashatse yageza ko yarasigaye ambwira ngo azambera pari, noneho mu minsi yashize tuza kuvugana, ukuntu twavuganye ku bintu nyine bisanzwe amafaranga make cyane, arambwira ngo nimwohereze kutwo dufaranga, ndatumwohereza. None ntumwohereje kwa gatanu arampamagara, arambwira ngo ndashaka kuguha amafaranga, ngo ariko ndashaka kukurengerezaho. Ndamwese ko ushaka kundengerezaho, arambwira ngo nyine ngo niko ngo bishaka. Ngira ngo nabiganirije Prince, ni president wacu wa Glory, nabiganirijeho mbere yuko Blaise yitaba Imana. Ndangise ko Blaise yampamagaye ambwira ibintu niba byagenze gute, noneho arangije arambwira ngo arashaka kundengerezaho. Ndaseka ndavuga ati byihorere, nta mpamvu, we niwe yansubiza reka kurenza. Aranga arakomeza arensista, arenza ku mafaranga agomba kumva, arenza 5,000. Noneho arangije arambwira ngo akaga ari ukuntu izina ryanjye atarivugaga ryose, ngo ariko aga ngo ushaka ngo wareka nkazagusohokana muri no minsi, ubwo hari kuwa gatanu. Ndamubwira ati ntacyo, tereka nzashaka umwanya ninza tuzahuze tugende twicare dusangire. Nuko yakundaga kumbwira ngo kandaga ngo uri imfura, ngo ariko ngo ndakurusha ubufura. Noneho ariko turi kuganira gutyo nyine bisa, kandi n'abantu benshi barabizi ko turi inshuti cyane, twabaye inshuti muri iki gihe nyine gito kabisa. Nuko noneho ambwiye gutyo nyine ndakomeza ndaseka. Noneho turakomeza twavuganye umwanya nk'iminota 30, ni nanje wamukubise kuri telefone. Maze tukiri kuvugana arambwira ngo afite gahunda ngo yo kujya ngo muri Amerika ngo gusanga umugore. Arambwira ngo ariko ngo papa we ngo ari amafaranga yari afite, ngo niba ngo ari kugura ikibanza, sinzi ukuntu yabimbwiyemo gutyo, ngo ariko ngo yumvaga ashaka ngo kuyasangira n'abantu benshi ngo ku rusengero. Ndamubwira ati ndakomeza ndazinawusibure, ufite amafaranga angana gutyo, namuteyemo urwenya, ufite amafaranga angana gutyo, ubwo ntushaka kuyica ubusa, niko namubwiye gutyo. Aravuga ati ntacyo, ariko turedi ndi kubona nsa n'uwo yaguze ikibanza, ariko ndumva ashaka kugurira abantu benshi mu rusengero. Tukomeza kuvugana gutyo, nyuma arambwira ngo ariko ngo ushaka ngo wanyemerera ngo nkazagusohokana. Suyamo njyaje ngo ushaka waze nyemera nkazagusohokana, ngo birashoboka ko muzaba ari ubwanyu kuko ngiye kugenda vuba. Ambwira ko ngo agiye gusanga, njye numvaga nyine ko ari ugusanga umudamu. Nuko noneho tusana n'icyo kiganiro nk'ibyo bintu yakomeje kumbwira, akambwira ko ngo atazarenza ngo mu kwa munani ngo atarasanga umudamu. Ariko umudamu wa Blaise twabaye inshuti. Uwo munsi turi kuvugana arambwira ngo cyangwa niba udashaka ko ndagenda nsimbukamo amagambo yamwe, ngo niba udashaka ko ngusohokana ngo wabwiye umudamu wanjye uko ari inshuti yawe ngo akazakohereza ngo amafaranga basi. Nuko ko umudamu wiwe nawe twahise tuba inshuti, ariko igihe yakoraga ubukwe. Nuko ndangije tukomeza kuvugana gutyo. Blaise arambwira ngo ariko ngo kuwa gatandatu nuza ngo uzambwire basi ngo tubonane ngo tujye gusangira. Kuwa gatandatu arampamagara sinamwitaba. Nuko muri telefone yanjye nari kuba mbiberetse, yanyandikiye message yo kuri WhatsApp, nashizemo twatuntu ngo disappearance, anyohereza message kuri WhatsApp, arambwira ngo bro ngo nuko hanze kunsubiza ngo ariko ngo nari ngukeneye cyane. Kuwa gatandatu nibwo yanyandikiye, nabwo naherutse namwitabye kuwa gatandatu, nibwo naherutse iyo message yiwe. Rero ni nk'ibyo bintu navuga kuri Blaise, ariko ku buhamya butoya muri icyo gihe twamenyanye Blaise mu by'ukuri ndavuga ibintu sinzi ukuntu navuga, namubonyemo umutima, nvuze wenda umuntu wa kimuntu sinzi ukuntu navuga, ariko umutima wagutse ubugira neza, njye niwo namubonyemo cyane. Kugira neza cyo koze yagiraga ikintu cyo kwicara aseka. Muri iyo minsi hari ijambo nari nibagiwe, muri uwo munsi tuvugana yarambwiye ngo ese yaga ngo uyu ndeba ngo ubona nkijijwe koko, niko yambajije. Ndavuga ati bro simbizi, ariko ukuntu niko nicyo jambo namushuje, ariko ukuntu mbamo na mere wawe ahora ku rusengera gusengera, nta kuntu tutakizwa. Mbishyira muri rusange sinamushuje gute, tukuntu mpora mbona mama wawe senga buri munsi ku rusengero dukunda gura mu masengesho, nta kuntu tutakizwa. Nuko namushuje gutyo. Rero mu magambo make
nashima Imana kuba nabibwiyeho pasiteri. Hari igihe pasiteri akunda kutuganiza mu madani aratubwira ngo muri Betami hari umugeni. Impamvu ndi kuvuga gutya, umunsi umuntu ashobora kuba barasomye message Bishop yanditse kuri groupe ba mbere, ariko njye sinikanze ndababwira impamvu kandi narababaye pe. Niyo mpamvu nasenze Imana ndavuga ngo iki kiro cya Blaise nzihangana njye nza basi buri munsi, basi muze buri munsi. Pastor yigeze kutubwira ijambo aratubwira ngo muri Betami hari umugeni. Ashobora kuba amaze imyaka nk'umunani muri Betami, hagiye hitaba abasaza, niyo musore ngira ngo Blaise kuva ngeze muri Betami witabye Imana. Kandi Blaise yitabye Imana nyine mugiye koko ari umugeni wa Kristo, ubibona koko nyine ari umugeni wa Kristo ugomba kwitahira, kuko yari mu gihe cye n'Imana nyine. None ndibaza Imana we kubera iki n'abantu benshi nayo kubera iki umuntu yagiye mu buzima koko Imana ishaka, kubera iki aribwo Imana ihita imujyana koko, kuko Blaise yari afite imbuto zikwiriye mu Kristo. Ibyo bintu mbihagaze mbivugisha ukuri, yari afite twese ngira ngo muri Glory yari asigaye afite akantu. Hari akantu pastor yavuze mu gitaramo bushize ngo abasore ngo sigasanga abasore ngo dusangira ngo fanta ku icupa rimwe twese muri kantine. Shobora ko ari Blaise wabizanye, kuko byatangiye nyine muri iki gihe cya Blaise twese twagana muri kantine umuntu yaba ari gusoma kuri fanta imwe tukayisangira turi nk'abasore, ico kandi tutabuza amafaranga.
ihumure we Ah! Ah! humura 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 Ah! sawa Ah! humura humuriza imitima mana Amen.